Reka twongere tubasuhuze tubifuriza gukomeza kugubwa neza abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye. Imana ishobora byose nibaha umugisha kandi mukomeze kugira Imana n'amafaranga. Nkuko ari nababwiye mu kiganiro makuru naje gukora mu kanya, hari uno muvandimwe wacu Machachari, nababwiye yuko yagira ikibazo cyo kurwara estoma, igifu, ariko byari byamubereye nabi. Murabizi ko n'umunsi w'ejo twagerageje kubahereza amakuru ya mu gitondo, ariko uburwayi buramukomerana, ndetse tuza no kugira n'ubundi bibazo butandukanye, aho yari yagiye n'ubundi ngombwa ko ajya gufata imiti, ariko Imana yongeye kumugarura. Reka amashimire ku masengesho mwamusengeye, nanjye nasenze kandi Imana yabyumvishe. Ubu ngubu ndahamya yuko muri kutubona turi hamwe. Bwana Machachari, manza basuhuza abakunzi ba Intare Official. Yes, urakoze cyane bwana Clever Bemba. Abakunzi b'Intare Official ndabasuhuje, ari nako kandi tubahereza ikaze n'ubundi nk'uko bisanzwe. Turongeye turagarutse, Imana yaduhaye mu by'ukuri ubwo bushobozi bwo kugira ibyo dushobora kuganira n'ubundi, ariko kandi mu by'ukuri tubasaba gukora subscribe nyabuna. Niba ari bwo bwa mbere udufatishije, ihutire kuyikora, like, share na comment, birakenewe. Nkaba mbashimiye, dukomeze tubane muri iki kiganiro. Yego, ubu ngubu hari ibintu tugiye kuganiraho bigeze nko muri 6 cyangwa ni 5. Tugiye kuvuga ku bijyanye na Pinga, tuvuge no kuri Warikare, ubusesenguzi kuri ntambara iri hagati ya M23 ifatanyije na Twirwaneho, aho bakomeje guhangana n'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo bari mu mitwe igiye itandukanye, harimo za Mayimayi, za Nyatura n'utundi tudumbudumbu twinshi umuntu atabasha kuvuga. Hano turaza kuganira ngo birashoboka ko Nyatura n'imitwe ikorana na FDLR nayo yarandurwa burundu. Tukaza kuvuga ngo FDLR ubu ngubu isigaye kuko hari amakuru menshi dufite kuri FDLR, abarwanyi ba FDLR uburyo bakomeza kugenda bapfa, ukabona ko hari abayobozi babo n'ubundi bakomeje gupfa buri munsi. Ubu ngubu FDLR isigaranye ndi abo se igifite bo baracyashoboye, abari yase bahari bo bashoboye ubu ngubu bari. Turaza turebere hamwe FARDC yakwentegra Alliance Armée Révolutionnaire Congolaise cyangwa Armée Révolutionnaire Congolaise niyo yakwentegra FARDC. Turaza tubivugeho, ndetse namwe turabarindiye kuri comment kuri ibyo ngibyo. Hari amakuru avuga kuri Joseph Kabila, ubwo ko dufite ingingo nyinshi Kabisa. Joseph Kabila hari bimuvugwaho, ndetse tukumva ko ashobora no kuza gucirwa urubanza. Ntabwo mbizi niba urubanza rwe ejo bundi tuzumva ko wenda na M23 nishobora kuzafungura urukiko ikazatangira kuburanisha Gisegeti. Nabyo birashoboka kuko mu gihe byose eske kuburanisha Kabila no kwibasira abantu bari muri M23 Alliance Fleuve Congo nano masezerano biri gukorerwa za Doha, eske ari cyo biza gutanga mu gihe guverinoma ya Kinshasa igikomeje kwifatanya na bari abakosta mutamba bari icyo gihe bacira imanza abantu bagiye muri M23. Hari ibyo Muhozi yaje gutangaza. Muhozi kabisa yongeye kuvuga amagambo akakaye, ni amagambo akomeye, muramuzi ku mbuga nkoranyambaga ukuntu aba avuga, ariko kandi yavuze amagambo akomeye iyo yavuze ku baturage b'Abahema bakomeje kwicwa ndetse no kugirirwa nabi muri Ituri, ndetse yongera kuvuga ku biganiro bya Doha, ndetse yamagana ku rwego rukomeye cyane. Ni amagambo yavuze akakaye, aravuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar nta burenganzira mufite bwo kudesida la place y'ibihugu, cyangwa se mu mwanya twebwe ibihugu bigeze mu 9 bikikije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari twebwe twakabaye tugira icyo dukora. Ni amagambo akomeye yavuze nk'umuntu uvuga rikijyana mu gihugu cya Uganda, akaba n'umwana wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Turaza kuba nabyo tubigarukaho turebe ese hari impact bishobora kugira ku mubano w'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yavuze yuko ari bugabe ibitero bikomeye cyane kuri Codeco ikomeje kugira n'abaturage bahariye. Yego, reka mbabwire ko hari abantu benshi bagiye kunywera agacupa hariya Ihimbi ku mugabo witwa kwa Donatien hepfo yo ku entre president. Uwo musaza witwa Donatien Amenaga Dunia yitabye Imana, yapfuye gusa Imana imwakire. Abanywereye abaririye ka brochette ari kwa Donatien, akihene, akinkoko n'ubundi n'utundi n'udusamaki. Uriya musaza yamaze kwitaba Imana. Bwana Machachari, reka dutangire n'ubundi tuvuga tumanze twavuga ku busesenguzi. Ahangaha ntabwo turatinda cyane kuko ndabona dufite ingingo nyinshi kandi tugomba kubivugaho. Uvira
gufatwa kwa Uvira uko ubibona, wenda nanjye ndaza gutanga argument, yego cameraman nawe nagira igitekerezo nawe arakiduhereza, yakiduhereza. tumaze twavugaho. Ngiye kubara iminota, tugiye kuhakoraho iminota 4 tuvuga kuri Uvira. Yego gake, iminota 4 irabihagije. Uvira gufatwa kwayo kuri M23 cyangwa kugira ngo Alliance Fleuve Congo, Armée Révolutionnaire Congolaise bagere muri Uvira, ubona hasabwa iki? Inzira bacamo ugereranyije nawe Uvira urayizi, ubibona uti? Yes, urakoze cyane kumpa ijambo ku bijyanye na Uvira. Wenda abakunzi bacu batwumve baraza kumva ko version yacu iraza kuba itandukanye n'ibindi binyamakuru byinshi bikorera n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga, biza ukumva baravuze batati Uvira byakomeye, ati Uvira M23 ati yayifashe, ati kigereranyo, ati 90%, ati 70%. Ibyo bintu twebwe bitandukanye twebwe n'ibyo tuba tuvuga, kubera ko twebwe Uvira turayizi, ntabwo twe tuba tuyireba kuri mapu, kuri karita. ni ahantu twagiye tugera, Kivu y'Epfo turayizi, turayisobanukiwe, twagiriwe amahirwe yo kuyitemberamo. Yego si ibice byose, ariko wenda aho M23 ishobora kuba iri ndetse n'aho Uvira iherereye turabizi. Imbogamizi twagiye tuzigarukaho, twagiye tuvuga igituma Uvira idafatwa, ariko kandi wenda ndaza kuba ngendera ku gitekerezo nateze amatwi buriya intare ndetse ikomeye cyane yabashije gutraversa ikava Runyene n'amaguru ikarinda igera hejuru Iminembwe. Hari amagambo namwumviseho ku munsi w'ejo aganira, hari bamwe yaganiraga nabo, ni Colonel Gakufe, avuga uko ibya Uvira uko imeze, ubwo bamubazaga ati siko abaturage bo muri Uvira bamerewe nabi, abaturage ba Uvira. Hari umusirikare ku munsi w'ejo twari hamwe, ndetse umwe mu barindira umutekano, umuvugizi Paul Focale wa mu communication, ariko tubwira ko ababyeyi be kugeza amagingo y'anga bakiri mu mujyi wa Uvira. Ntabwo turi bwe tumuvuga bitewe nuko wenda Uvira hari abashobora kuba badukurikira, ababyeyi be bahora bihishe, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma Gakufa aza kuvuga ko ngo Uvira yabivuze ari 11, aravuga ati ubu ngubu turi 11 z'umugoroba, ati abayobozi banjye cyangwa kiramutse kimbwiye kiti turagukeneye ejo 11, ariko uyu munsi 11, ati tugukeneye muri Uvira, ati ngewe nabahamagara ndi ku cyambu cya Karundu mbere ya 11 z'uwo munsi. Urumva uburyo yabivuga. So aho ngaho wenda turabijyana, yarashatse kuvuga amasaha, yarashatse kuvuga ko mu masaha 28 ataruzu ashobora kuba yahageze. Ubwo uwo niwe udepro, nuvuga ngo niwe udeprowinze, niwe wagiye gutangwa, niwe waciye Kaziba, aratraversa arega Kaziba, aca Rurambo, arakomeza ajya Minembwe. Cya gihe cya mbere apana ejo bundi. Noneho hanyuma barongera bava muri Kaziba, barongera barakatinga baca liaison, baca communication iri hagati ya forces ziri hano hino za Kaziba ndetse n'abari hakurya mu Minembwe. Hanyuma ubu ngubu kugeza amagingo ya communication barongera bari retablisa. Ubu ngubu hariho communication iri hagati ya M23 n'abari abasirikare n'ubundi bare batwirwaneho na zira forces zageze mu Minembwe ziyobowe na Colonel Gakufa. So ubwo ngubwo nashaka kwerekana yuko hari uburyo bishoboka, nta kidashoboka burya gishoboka. Ndi umwe mu batekereza ko bishoboka ko M23 yafata Uvira. Icyo ni kimwe ndakivivuye, ntabwo ndi nk'aba bandi bavuga ngo Uvira irakomeye, ati hari urukuta rw'abarundi. Hari ikibazo kimwe nashakaga kugira ngo wenda nkubazeho, hagati yo kuva Minembwe cyangwa muri Haut Plateau cyangwa muri la chaîne de montagne ya Mitumba, yego, no guca muri plaine de Ruzizi, ahakorohera M23 kugira ngo ifate Uvira nihe? Yes, urakoze cyane. Ni ikibazo wenda urakibajije, ariko kibarije abakunzi bacu cyane cyane bahora babyibaza. Plaine ya Ruzizi ni urugendo rurerure cyane, kandi kugeza amagingo rugoye, rushobora kubonekamo n'imitego myinshi. Plaine ya Ruzizi kugira ngo winjire muri Uvira, kuko ugomba guca mu duce twinshi ndetse twirunzemo abasirikare, ariko kandi bitavugitse ko n'impande zawe zose ubu ufite aduyi uri kugenda kurasa, bikaba byagusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ugere Uvira. So ibyakorohera M23 kwinjira muri Uvira ni uguca muri Haut Plateau bakagwa muri Uvira, ndetse bagahita bakatinga liaison cyangwa se guhura kw'ingabo ziri muri plaine
ndetse n'ingabo ziriho muri Uvira uvuga ngo bahita babakatinga nabo. Ubundi ni style dukunze kubona mu 23 yakunze gukoresha ndetse no mu rugamba rwinshi aho yagiye rurwanira tweye tubona ikuze gukora ikintu bita debordement. Murabize n'igihe cy'abakayiko uriya mugabo uzwiho repre strategique nyinshi cyane Cheko Chitambwe ukuntu bakundaga kuvuga baravuga ngo chef de repre strategique ati le M23 débordé iyo terme bayikoreshaga cyane izo débordé envula débordé. Iyo terme débordement yarakoreshwaga hanyuma agakoreshwa na repre strategique. So ira débordement n'ubundi mama 23 kunze gukoresha ishobora n'ubundi kuyikoresha nkuko yanayikoresha ubundi ntabwo iri buyikoresha ko yarayikoresheje kurebye aho baherera aho bitazaruhuha aho baherera aho bitazakageragere iyo za Rurambo kilometraje zayo uramutse ubirindutse ugakata ugatraversa ugafata ligne transversale yo kugwa muri route nationale numero 5 uturutse hariya zakageragera na za Rurambo ushobora kwikubita imbere ya Sange. Sange inyuma yayo hariho Ruvungi ikirimo abasirikare ba leta ikirimo abarundi ikirimo za wazalendo. Inyuma yayo mbere yo kwigera muri Sange nuvuga ngo haracyariyo utundi duce Bwegera haracyarimo agace bita Bwegera. Bwegera nayo irarinzwe ku rwego rwo hejuru cyane. So bamutse bamanutse bagahita bashobora kwikubita Runingu. Urumva niba bamaze gukata Runingu na Sange hasigara force zaba zisigaye inyuma ugasanga naho birabagoye mu buryo bwo kurwana. Shaka kugaragaza wenda ya minota yabaye myinshi, shaka kugaragaza ko inzira ya hafi ndetse ishobora koroha ubwo ndavuga inzira chemin de tourner cyangwa se raccourci pana de tourner raccourci. Inzira ya hafi ishobora kuba iyo muri chaîne de montagne ya Mitumba. Yego noneho nanjye wenda hari umuvandimwe twaje kuganira nawe arambwira ati Bemba ati uvuye aho mama 23 ifungiye kugera Uvira uciye muri Plaine de Ruzizi harimo ibirometero kuva kuri 60 kugeza kuri 75 hagati ya 75 kugeza kuri 60. Akambwira ati ngo uciye hejuru mu misozi ushobora kuba ufite muri 35 km. None wakiyongeraho muri za Minembwe agace twirwaneho na mama 23 barimo muri territoire ya Fizi. Ati byakoroha ko abasirikari ba mama 23 natwirwaneho baza bagafata Fizi mbere yo gufata Uvira. Icyo ni igitekerezo cy'umuntu ku giti cye. Bamara gufata Fizi hari abandi bamanukana uwitwa ngo Manzito bakamukura hejuru kuko bateganya mu misozi iri mu hejuru muri Mwaye Plateau bakamumanukana bakamurasa bari kumwerekeza Baraka. Babandi bamaze gufata Fizi bakamanuka bakava Fizi bakeza Fizi zikaza kuri muhanda bari gukubita n'abandi bari hejuru bari kohereza muri Tanganyika. Cyo ni igitekerezo cy'undi muntu. Noneho abandi bari hejuru ya Uvira bamanuka ngo bakamanuka bari kurasa hasi ndetse nabo bandi bari muri plaine nabo bakadvancinga donc bakabatesha umutwe bakabasigira inzira igiye mu Burundi bakabasigira n'inzira igiye muri Tanganyika. Ngo abo bazahura n'amobstacle menshi bazahura n'umugezi wa Rusizi bamwe bazagwamo. Clever ndumva mwavuze cyane kuri Uvira kabisa ariko buriya Uvira kubona ko M23 yayifata ntabwo ari kuvuga ngo yarayinaniye reka murabizi bari abakomande ma gisirikare ariko buriya guca kasuzuguro byanga bikunze buriya urebye umuzarendo uri hariya guverineri hariya bari abantu b'abarundi bari hariya bazi ko mbese Uvira yananiranye bazi ko ariyo yanyuma ubwo Uvira ivuyemo ndumva ko isangani byarangiye. Yego noneho bakavuga bati urukuba ko ntabwo ari gisangana ahubwo ni Kalemi kuko gisangana igice cyerekera muri za Warikare. Yes nuwa ngo noneho bazaba babahereje ahantu harimo ama obstacle honyine ari ugusigarana muri Tanganyika no gusigarana muri muri kira kigezi cya Rusizi. Ngo nuko nukuvuga ngo umugezi wa Rusizi ugiye tudurwa donc ipembeni ya plaine ugakomeza tiriri ukagenda donc ugiye ku nkikiro z'u Burundi. Urumva ko nayo ni obstacle ikomeye cyane kuba bakwambuka
bakwambuka Rusizi bajya hakurya. ariko narumvishe ngo uriya musozi muho plateau indege ishobora kuva Kalemi ikaza kurasa Minembwe utabizi mutazi ngo iturutse cyane bitewe n'imiterere yayo n'iminsi ngahe ukiwugenda. Yego niko bimeze. Iyi ndege ishobora guturuka na Kindu, indege ishobora guhaguruka Kindu, ishobora guturuka yemwe n'igisangane. Wewe uri mu misozi ya Minembwe inyuma gatoya nka zira axe ya za Minembwe, byo indege ukibuka cyangwa se drone ukibuka iri kukurasa utabizi. Ariko ubu ngubu mpamvu kuhakontorora ari byiza. Mama 23 ngamaze gushyira radar hariya ziri gukontorora kujya konzongera kubanyaho bitabasha gushoboka. Nubwo ngo tuvuze kuri kino cya Uvira ntago zino ngingo zose twazirangiza. Yego. Ikabonda nizo turi buze gusubika n'ubundi turaza kongera kuziganira. Wenda tuvuze ko icyo wenda cy'abakunzi bacu bashobora kumva nuko Uvira ishoboka kwifatwa ishoboka kandi hari inzira zoroshye. Ikindi noneho ndibuka hari n'umuvandimwe umwe wenda nuko ntabyibuka nibuka uburyo yabivuzeho yavuze ati ngo mama 23 ntabwo yananiwe gufata Uvira ahubwo nuko ari komandema batari bagira ati inzogera yira ngo mugenda mufata Uvira. Wumvishe ko nagakufe yavuze ati babinsabyo atejo nabahamagara ayo masaha bambwiye ataragera. So wenda ureka dusimbukira kuri bino byanuza bya turebe hano muri Pinga yo nayo isa naho iri mu kangaratete cyangwa iri mu kaga kuko ubona ko nayo mama 23 imaze kwizenguruka. Noneho tukaza tukabona yuko hariya muri kira gice cya za Pinga hariho bita Pinga Bushimo abasirikare bose ba FARDC bamaze kuvamo bakerekera muri Kasa. Igisirikare cya FARDC kikaba kirangwa cyamaze kuhitara imbunda hariya kuri aerodrome ya Pinga. Wazalendo akaba ariwe bakiri muri Pinga Bushimo iriya ukurikiranye wenda nkuko ubikurikirana nziko ari Pinga urahazi. Yego Pinga yo hasaba iki ni mu kankubarire. Yego ni mu minota 2. Yes urakoze cyane ho ndihuta cyane. Pinga nkuko wari umaze no kwisobanura neza cyane ntekereza ko hari ikintu cya mbere cyabanje cyakorwa nkuko twagiye tubibabwira ni ikiraro cya Minjenje. Icyo kiraro ni ikiraro cy'ingenzi cyane ntekereza ko yari impamvu imwe mu mpamvu zikomeye zishobora guperimeta kwambutsa ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bikenewe. Murumva ko ikiraro cyamaze gutwara $100,000 ibihumbi 100 by'idolari. Urumva cyamaze kubakwa ku rwego rukomeye cyane. Ndakeka ko bari muri finissage. Iyo yari impamvu ya mbere yatumaga batambuka muri Pinga kuko mushobora kwambuka mwamara kwambuka duya kaza gaca bya biraro bambukiragaho bigoye by'imigozi bamara kubica ugasanga niyezo iracitse. So ramforo guturuka aho no kujya hakurya bikagorana. Cyo baragikemuye. Nekereza ko rero Pinga yo ishobora kuba iri mu marembera kugeza ubu ngubu ndetse nsoza nta kindi gisabwa kuko Pinga yo kuzungurukwa yamaze kuzungurukwa haba muri groupement hari aho bita Ikobo byose bamaze kuyifata bakagombye kuhahungira yaba hano hino muri groupement ya Kisimba nayo kugeza amagingo aya hasigaye uduce duke cyane tukirimo aduyi ariko turi mu mashyamba burya turi mu mashyamba ntacyo ni muri yanzira babasigaye guhunga. So urumva ko Pinga uko byagiye duko ariko kose nayo navuga ko ari cyo cyagihe kitaragera wenda afande atarabitegura igihe yabivugira ndumva byoroshye ko inzira zose zamaze guharurwa. Yego wenda nk'akandi kabazo kamwe kamatsiko Pinga wenda nanjye mfite uburyo mbyumva. Pinga yafashe iki mama 23 Pinga iramutse ibaye tombe kugira ngo bifashe gufata gukontorora warikare yose. Yes urakoze cyane. Pinga buriya twibuke ko mama 23 yigarurira warikare ndetse gakomeza karenge kagera kure. Pinga yo yabaga itarafatwa kandi urumva ko Pinga bari bayisize mu mugongo. Hari impungenge zikomeye cyane ku ruhande rwa M23 bavugaga bati ese ko Pinga yasigaye inyuma ntabwo aduye ashobora kugeza kuramforosa ndetse agatega n'ibico. So urabizi ko hari umuhanda uvuye Kinyabyondo ukomeje ugaca Mutongo ugakomeza ukajya Pinga hashobora kuva ndetse aduye ndetse hari n'ikibuga cy'indege bashobora kuramforosa bakaza bakabashyiramo imbaraga zikomeye cyane ndetse bafunga ruriya rukuta. M23 bamaze kuavansa bageze muri warikare bagasigara iyo ngiyo ndetse n'abari hino muri axe ya za Masisi nabo bagasigara aho ngaho bamaze kubafungira hariya n'ubundi haraza Kinyumba muri Nyabyondo. So urumva ko Pinga kuba yakurwamo ni obstacle ikomeye cyane iyo baba bakize
nubwo mbere bari babikoze ndetse bagafungira hariya n'ubundi za Rwibo bagafunga bakavuga bati Aduyi ntabwo azava, za mbaraga zo gufunga hariya zakomeza zikadivansinga kugira ngo zirinde uriya Aduyi ushobora kuza kubatera baturutse mu mugongo. Nge ahanini niko mbitekereza, kandi Pinga ukabona ko ikenewe, ni na centrale ga commerciale, ni agaciro gakomeye cyane, kuko igihe uzumva ngo Pinga yaguye uzumva Kinshasa ukuntu bazavuga. Yego, wenda nanjye ngarutseho kuko urabizi ko mama 23 ari uwa aeronef cyangwa buriya budege buto yasanze hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse no mu Guma burashoboka kuba bwari buhari, bashobora kubwifashisha ku bijyanye na renforcement, ndetse hari igihe umusirikare ashobora gukomerekera ku rugamba bikaba ngombwa ko tudege tuba twamuvana hariya tukamujyana ahandi. Ni ngo intare za Sarambwe ziramutse zifashe ka aerodrome ya Pinga, bakaba bafite aerodrome ya Minembwe, bafite ikibuga cy'indege cya Kavumu n'ikibuga cy'indege cya Goma, hari ubundi piste d'atterrissage buri hano muri Rucuro, burahari bwinshi, burahari bwinshi bugwa indege. Abonye ko hari n'indege ya ICC no kwa Demero byagize ibyago, nuko bafite piste d'atterrissage. Ukuvuga ngo byafasha mama 23 kubiri gukontrola hariya, ndetse n'andi ashobora guturuka ramforo, kuko bashobora guca hejuru y'ishyamba bagakura akadege kakava Kisangani kakaza gutanga minisio kabisa hariya Pinga kabisa. Ibyo ngibyo baba bakupiye, ni ukuvuga ngo bakatanya amabahari, ni ugufatwa amateka nabo bakajyana Nyongera, abandi bakajyana hehe Rumanga, bona bakajya kwiga nk'ibyo bagenzi babo bize. Reka turebere hamwe aka kantu, nayo ni iminota mike. FRDC na Armée Révolutionnaire Congolaise icyakwentegra ikindi ni ikihe? Dukurikije uburemere bw'igisirikari, yaba ku mirwanire n'ubwitange n'ubupatriotique, donc patriotisme, abakwentegra abandi n'ubu. Ijambo ni ryawe. Urakoze. Ikibazo kiri complexe cyane, kinaremereye no kugisubiza bitewe n'impamvu zimwe. Bamwe bashobora kujoininga abandi cyangwa se kuintegra abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'impamvu. Ngewe wenda ndaza kubifata mu buryo buri buze kugorana, bibe nkaho ari 50-50, kubera ko icya mbere mama 23 ARC Armée Révolutionnaire Congolaise ni ingabo zifite umwitozo, zikora ibyo zizi, ndetse zanatojwe zize, zarabigaragaje ku rwego mpuzamahanga. Ntekereza ko na opinion internationale, communauté internationale barabibonye, kuko hano hari ingabo z'akarere zarabyiboneza ubwazo, zari zaje zije kurwana, zabonye ARC icyari cyo, akarere kose karabimenye. Iyo ni impamvu igaragaza M23. Indi mpamvu ya kabiri, ku bijyanye, uretse wenda ibyo bijyanye na discipline ndetse n'imyitwarire n'ibindi byose byagaragaje ARC icyari cyo. Hanyuma ariko noneho sinze kwibagizwa ko mama 23 ari force negative itemewe na communauté internationale, kubera ko ari inyeshyamba. Nuvuga ngo niyo mpamvu bitwa inyeshyamba. So biragoye cyane ku rwego mpuzamahanga kumva ko igisirikare cya leta, autorité légitime, abanyumva baza kubyumva neza, gishobora kigahinduka kikitwa izina ry'igisirikare cy'inyeshyamba mu gihe baba bamaze kubahuza. Icyo gihe biba bihise bigaragaza hatabaye ikintu bita kudeta. Icyo kintu mbona ko ari inaniza rikomeye cyane, ndetse ritanashobora gukunda, kabone n'ubwo ibiganiro biri kuba, ariko ndabona ko umuhuza icyo kintu kuko M23 igisaba ndetse yakijeje bizagorana cyane. So AFC M23 ARC ikabisaba iyo ngingo. Cameraman ufite ijambo, ariko noneho reka nsoza kuri iki kintu. Ukabona ko keretse habayeho guhirika ubutegetsi nibwo kira gisirikare cyakwitwa bene buriya buryo Armée Révolutionnaire. So kuko ntabwo byaba bamaze kumvikana ngo yitwe Armée Révolutionnaire kandi revolution yamaze kugerwaho. Icyo kintu buriya yo nyumvise numva harimo umutego. Ntabwo bishobora kumvikana ko habaye amasezerano yo guhindura igisirikare no kukivugurura no kugihindurira inyito mu bijyanye n'ubwumvikane hatabayeho guhirika ubuyobozi. So ntekereza ko rero ibyo bintu bidashobora gupfa gukunda, kumva ko igisirikare, ahubwo ARC ishobora kuza muri kiriya gisirikare
nubwo leta kugeza amagingo ya ibyo bintu ikibitera utwatsi bwana yego urakoze cyane ntabwo nafata iminota myinshi ni amasegonda 45 ariko nk'ukuntu ubivuze nk'ukuntu bisobanuye armée révolutionnaire urumva ko ni igisirikare cya leta harimo abasirikare bamwe babonye ibitagenda neza bavamo kugira ngo ibintu bigende neza bajya kuba revolutionnaire barwana impinduramatwara ni ukuvuga ngo leta nibona ko isubiyeho igakurikiza amategeko kuko bigize nta kindi rwanira nibyo ishaka ni ukuvuga ngo nibo bagomba kwiyentegera he muri leta muri leta armée révolutionnaire congolaise ikiyentegera muri leta yego kuko barigumuye kubera ikintu runaka cyatumye bitagenda neza none babemereye kugikora birasaba ko bo basubira he muri hahandi bahoze yego urakoze cyane cameraman ngenda nanjye igitekerezo mbifiteho armée révolutionnaire congolaise ni igisirikare cyavuye muri FARDC kuko General Makenga bariya ba Fandese Matama ba Charles bagakufe bariya ba Bodwengabi n'abandi bose urabazi bariya bagiye bava mu gisirikare cya FARDC basanga ko FARDC nta kamaro bariya ba Kaina baririya abangaba bariya baba Kutumba banze kujya mu gisirikare cya FARDC kuko babonaga ko ari igisirikare kitafite uko kimeze n'ubwo ngo habayeho amahugurwa ubona ko kuri Alliance Fleuve Congo cyangwa Armée Révolutionnaire Congolaise babarusha amahugurwa kandi noneho baragenda bakabatereninga ukabona ko hari abapatriote kubarusha ubona ko kugira ngo bicare bagirane amasezerano nuko guverinoma Kinshasa itinya Armée Révolutionnaire Congolaise yego imyitwarire myiza kwambura kwica abaturage urabona ko igice 23 cyangwa kiyobowe na Armée Révolutionnaire Congolaise byaragabanutse ngewe ku gitekerezo cyane nka Bemba mbona yuko niyo bavuga ngo ugiye kuba FARDC bariya bari muri 23 twirwaneho bariya ba CRP n'abandi banze gukorera igisirikare cya Kongo ko bagomba ahubwo Armée Révolutionnaire Congolaise igafata aba FARDC ikajya kubigisha indangagaciro zigenga igisirikari bamara kubigisha bakavuga ati noneho ngaho twese reka tube bamwe ariko 23 imanje yabashyira kuri kosi ikabashyira kuri training reka twere kubitinda gusa ukabona ko si ukabona ko byakunda reka banze nakwereka ku butegetsi leta ukabona ko yabyemera yuko inyeshyamba arizo zabatoza batabahiriza zabatoza kuko mu gihe uzabona perezida w'igihugu avuga ati ngo cyakora ngiye nka perezida ngo nemeye ngo zino nyeshyamba ntiziba hariho imyaka 2 ngo byaramunaniye aho ngaho twanarwana ntabwo leta yabyemera ntabwo yabyemera ibyo iri kwemera si kubyemera kubera arega nta n'icyo yari yemera bwana Bemba buriya hari ikintu kigaragara hari ikintu kiri kugaragara hariya ukabona ko mu by'ukuri nta n'icyo leta yemeye kuko baragenda bakavuga ibintu bavugira iriya baza ukumva mu by'ukuri nta na kimwe ukumva ahubwo bahinduye icyitwa langage ibyo basinye ukumva harimo n'ejo ku munsi w'ejo ubwo twari tugiye muri interview twari dukeneye kugira ngo tuze kubaza ntekereza ko n'uyu munsi mu kiganiro bari buze kubisobanura hariya muri conference de presse ukuntu baza bafite divergence mu byasinywe buri muntu akaba afite interpretation cyangwa se wenda afite uburyo interprete asobanura ingingo yanditswe neza isobanutse ariko buri muntu akayisobanura uruhande rwa leta rukayisobanura ukwarwo na AFCM venture kabisobanura kwabo ugashaka kuvuga ati none se uremera ibya leta uremera ibya AFC ariko ukavuga ati ubisobanuye nabi leta nayo ikavuga ati bisobanutse bite ugasanga hagati aho haracyarimo ikibazo ukabona ko principe banditse ntabwo banditse principe bazagenderaho ariko izaba discutable nyine niko binameze bazayiganiraho ariko ukabona ko mu by'ukuri hariya ibintu bizanana ngewe buriya ntabwo ndi umuhanuzi mwebwe mudukurikiye namwe buriya mufite uko mubibona ngaha tuba turi kuganira ariko ibiganiro byaduhamoka byaramwe ngewe mbona ntacyo bizagera nubwo Amerika ishyiramo igitsuro kimeze gito ntabwo bizakunda kuko hari ibyo M23 wisaba leta itashobora gupfa kwemera kuko kubyemera tuvugishije kuri buriya dukoma urusyo ndetse dukome n'ingasire ukabona ko ari ikintu kiba cyatse legitimite ubuyobozi kandi buriya buyobozi ibyaha bwakoze ukabona ko bishobora kuzagura nk'ubu ngubu ariko gusa wenda reka tubitega amaso bwana Bemba kubera ko n'iminota yacu wenda irimo iragenda
gusa uko byagenda uko ariko kose mw'abantu mwe mumenye ko ibiganiro bya Doha byo bizagorana. Yego bwana Macacari rero bwana Macacari reka iminota ndabona yanatujyanye hari ingingo turi buze kongera kuganiraho ni ingingo imwe ya Joseph Kabila Kabange ibyo Muhozi yatangaje ariko ntabwo twagenda tutavuze kuri no ngingo n'ubundi kuko izi ngingo ndamya ko ibyo Muhozi Kainerugaba yatangaje Joseph Kabila Kabange ne kumucira urubanza turaza kubigarukaho reka turebere hamwe byashoboka ko Nyatura n'imitwe ikorana na FDLR yarandurwa ese ubu FDLR yabisigaye kuko bako nayo ni ingingo ndende yagira ikiganiro cyayo cyonyine yego ariko reka tuvugeho gake cyane wenda turongera turebe uburyo twaza kwiganiraho byashoboka ko Nyatura ni ifatanya na FDLR yarandurwa burundu. FDLR kurandurwa burundu bitewe n'abafatanyabikorwa babo kugeza amagingo aya ngaya byashoboka mu buryo bumwe, mu bundi buryo ntabwo byashoboka bitewe n'ubushake. Ngewe wenda nakoresheje ijambo ryo mu Gifaransa volonté ya guverinoma cyangwa ubushake bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigendeye ku bushake bwayo FDLR ishobora kurandurwa, ariko uburyo FDLR bigendamo bigura intege ntekereza ko bitazakunda uko byagenda uko ariko kose. Wari ugarutse ku kintu gisa na Nyatura ndetse n'indi mitwe ishamikiyeho ariko ubona ikorera mu kwaha kwa FDLR. FDLR bariteganyirije biteganyiriza uburyo bwo kuvuga ngo ese turamutse dusenywe byagenda bite, niko gushinga ya mitwe tugenda tugasinga za Mutayomba n'abantuza n'abariya ba Inyasi yego abo bose. So ngo nituramuka duhigiwe turi guhigwa disparition yacu twe kuzadisparesa completement ahubwo tuzahindure. Bishatse kuvuga njyana n'abavuga ko FDLR utakiri umutwe uhari uhagaze ahubwo FDLR ari ideology cyangwa se imyumva ingengabitekerezo. Kujya gusanga abo ba Dominique Ndaruhutse ni wanyibwire ejo bundi uravuga uti Dominique Ndaruhutse si umunyarwanda, ariko njye mbere nari nzi ngo ni umunyarwanda bitewe nzi ko ari FDLR karundura bitewe n'imikorere n'imitekerereze y'amati nta mukongomani wagira imitekerereze nk'iyi. Bitewe na radio barafite radio bitaga Uhuru FM nare kwikiraga nkumva neza ni RTRM. Umva RTRM sinigeze nyumva, ariko iyo nkurikiye nk'ama extra y'ibiganiro bya RTRM numva ko iyo Uhuru ariko yari imeze kandi kuriwa na Dominique Ndaruhutse. Habona ko rero ubu leta ya Kongo yo ibigizemo ubushake FDLR yarandurwa, nubwo ari nka kwa kundi umuntu agenda akajya kuvuga ngo kwivoma amaraso buryo iyo wivomye amaraso swat bakakuvoma amaraso cyangwa ngo n'abantu bavoma amazi mu mubiri simbize niko njya byumva. So urumva kuko byagenda uko ariko kose FDLR yamaze kubaka igikonoshwa ishobora kwinjiramo igihe yabihizwe, ariko kandi n'icyo gikonoshwa ntabwo turavuga ko ari iyo mitwe ya za Nyatura ahubwo na leta ya Kongo harimo abakoloneli bo muri FARDC baba FDLR. Ideology ni yayindi, imyumvire ni yayindi, ariko bari muri leta. So ntekereza ko rero gishobora kuzazaba ikibazo gikomeye cyane, ndetse mw'abantu mwe mudukurikiye mwumva ko igihe biriya byo M23 isaba ikintu cyitwa federalisme kitabaye kitemewe na Kongo, ikibazo cya FDLR kizakomeza n'abana bacu kizakomeza. Ariko rero bwana Macacari nsonze mu jambo wari kuvuga ukuntu bwana Kebabo iki kibazo uhura kizi cyane kuko nawe birabice urabizi neza. Urabona ko ikintu cya mbere gitumye FDLR ntavuga ngo kurandurwa biroroshe uko bivuze. FDLR y'ubu ngubu harimo abakongomani bavuga muri Kongo kabisa. Uribuka ko higeze kuba bira byama bya Nyatura n'ubu igihari aronanirwa gukora muri Nyatura akajya kwetega muri FDLR kitwa FDLR ari umukongomani bakoreshaga ngo bamwe n'abaromeo abandi n'abacari. Uriya sinzi ko ndikuko higeze kuba CNRD na nibari CNRD aba hari ya muri za CNRD ne yagiye muri za P5 harimo n'ama escort kwa president ex-president w'Uburundi apfuye Nkurunziza. Uriya yarafite mo force banyuze hari. Urumva ko
harimo bagiye bararongora abana bahariye harimo FDL original n'izitari original donc FDL pirate na FDL original ariko bose ingengabitekerezo ni imwe none ukumva birajya uriya mugabo bamwinjijemo iriya ideologie uriya Dominique yabariye n'abanya kunyasiwe mu FDL bariya ba Queen 5 na FDL bariya bose bagijemo ira formation ugasanga ninjemo mfite imyaka 15 FDL yafata n'umwana w'imyaka 12 kamushyamo agaheka imbunda ikagikora ku bintu nubona umututsi uzica iyo filozofi sinzi ko byoroshye pe biragoye handi hubatse ngo convention center Kigali niyo yari parcelle yanyu ati sha hariya uko hareba turahabona ati hariya niho hari wanyu kandi aho bamuriya none katemubaza aho bazagufata bagiye ufite imyaka 12 bakujyane mu Rwanda bazakujyana wabyubuye ikibugo ntabwo uzi ntabwo wanarenga n'umupaka uzajya baranibo bazava mu shyamba nk'aba FDL noneho bange kuvamo hari mushaka noneho reka ndamubwira n'ikindi FDL z'ubu ngubu zifite ibyangombwa bya leta barabifite bafite amakarita bavuga iringara neza bavuga igiswahili neza kuturusha kuko ariyo izaba yemewe kuko ari bizaba yemewe ishaka kuvuga uyu nguyu umukongomani ko afite ibyangombwa ikamutangira ubuhamya kandi ari FDL kandi ari ngiki cyo kibazo rero bwana kameramani wowe wenda nawe akantu niko nari ngasimbutse akantu ko kuba bafite ibyangombwa bya gikongomani ariko no kuvuga rega niba ntango bakivuga nk'abanyarwanda byararangiye bavuga nk'ababaye abakongomani kandi urabizi ko turi abakongomani tuvuga ikinyarwanda nabo bavuga ikinyarwanda n'ubundi wenda icyo dushobora kugarukaho nako mukombe ejo bundi bari gukora imikwabo hano buri icyitwa FDL kuyimenya igomba ibyo bavuze volonté ubushake bwa leta bagomba kumenyekana kuko n'ubwo buziringa ntago wayoberwa iyo wakomotse ejo bundi hano Goma benshi bagiye babasanga nta ibyangombwa bakabishwanyira bakabitwika batitaye iwanyu bitewe nuko abantu babazi yes ujya kumva ngo nuikarenga maze ikarenga wavuye hehe tinavuye ikaruba ikaruba wavuye mu village mu nyumba kuri ntabwo bizi kandi yaraje mu 2000 wowe wavuye ati ngiye navuye igahira bahamagara umuntu w'igahira ati ntago tumuzi ati sawa mu gihe uzajya kubaza ukabaza ati Macacari avuka Burungu kwa runaka imirima yabiri hajya hejuru mu Rwuve n'urugero abantu barayizi barandikuraga imirima yanyu yego oya nta n'ikibazo irahari baragira hano na hano irazwi wajya kubaza Bemba nuwo kwande ni umwana wo kwa runaka avuka Itambi imirima yabiri hasi muri Nyagahondo kanyirangire ntuzajya kwitwara inzu yabiri hano na hano barayizi nashaka geyo agenda ajya kwitwara teme na ziriya nsina ikibazo kiri umuhanda ahantu nateye insina z'intuza zino zivamo imishaba ndagenda arantu akantu ko papa yari yarampaye aramwe ati ariko ragaha muhungu wanjye w'imfura ndagenda ngateramo insina z'imishaba nta kindi kirimo uzagenda bati ngo ziransina ni za Bemba naziteye niwe waziteye aho ngaho bazamenya ko ari iwacu Kabemu yuwe niwe n'uwacu abazwi kuko bagiye bayibona amafaranga bakagura n'abazanga ati ngo hari haguzwe n'umunyarwanda bazabivuga ibyo byose barabivuga bazazamuka bajya ahantu dufite umurimo twita Nairobi bazagenda bajya Nairobi ubu ngubu hari ubushishozi mu mbabare ako kantu tugasubireho nuko hari ubushishozi ubu ngubu wenda hari abantu bakurikirana bafite ubwo bushake ko ikintu cyo bita burongo ya tata mu mbabare ako kantu mukavugeho buriya twagiye burongo ya tata kenshi burongo ya tata waraguze amoko bakiriyo kwanza ibintu bijyanye no kugura imirima waraguze ariko ngo nabo ni abanyarwanda reka maze nakubwira dufite gakondo dufite gakondo yacu ariko tukagira n'imigurano hari ahantu niba uzaba ugiye kuhagura bazavuga ngo umwana wo kwa runaka niwe wahaguze ufite gakondo niyo gakondo yanyu mwayigurisha uzavuga ati hariya hari mwacu tuhagurisha runaka ibyo nibyo bizajya bifasha kugira ngo bamenye gutandukanya FDL n'abakongomani nyabakongomani Macacari ndumva mu by'ukuri wenda dufite dusimbukira kuri Kabila nta byinshi turi bumuvugeho Kabila uyu munsi urubanza rwe rugiye gutangira Joseph Kabila Kabange perezida honoré cyangwa se perezida wacyuye igihe senateri avi wambuwe ubudahangarwa mu minsi ishize na sena
urumva uyu munsi rero hagiye gutangira urubanza rwe ndetse aho aregwa ibyaha bigeze muri 6. murabizi ibyo aregwa nibyo bananga baregwa nibyo bande baregwa byose ibyo byo bavuga ngo participation ya mouvement insurrectionnaire meurtre ibintu by'ubwicanyi ibintu nk'ibyo byose ibyo byose nibyo ari kuregwa. Urubanza rwe rwatangiye ndakeka ko rwamaze no gutangira ariko kugeza amagingo ari kuburanishwa adahari. Wenda ikindi dushobora kugarukaho kuri Kabila nuko Joseph Kabila Kabange araburanishwa n'urukiko rwa gisirikare n'ubundi n'urukiko rwa gisirikare rusanzwe ruburanishwa abakekwaho ibyo byaha, ubwo agiye gukatirwa nawe adahari, so nawe akatirwe urwo gupfa. Kandi urumva ni ikibazo gikomeye, bari gusabwa kugira ngo bavaneho biriya bihano bakatiye AFC baracyakatira abandi. So ntekereza ko rero mu by'ukuri wenda icyo ngicyo nicyo twavugaho, turabikurikirana turumva imyanzuro yafatiwemo, niba arashakirwa abavoka baraburana adahari, we ntabyo yitayeho nta n'icyo aranabivugaho, yaricecekeye yari aho, gahunda ze yarazishoje, ibyo yari yazemo amakonsultation n'amakushe sociale byose yarabirangije. Ndumva wenda aricyo twavugaho, nta kindi turi burenzeho kuko urubanza rwe ruri bube n'ubundi ni za manza zabo ziba zidafite agaciro. Ariko ziriya manza wenda icyo navuga kuri Joseph Kabila kuva ko bagiye kumuburanisha ni ibintu byari byatangijwe n'uri uri kuburana wa musazi nuza Costa Mutamba. Ni ukuvuga ngo ibya Joseph Kabila ni amapolitike yari yakozwe na Costa Mutamba nari yashyira hamwe, twavuga arimo ba Vitali Kamere ndetse na wa mugabo ukuriye Sena ni nani, ni Samarukondi. Ubona yuko biriya byo uko babikora byose n'ubundi ni bya bindi byo kutagira ngo amasezerano ari gusinywa ari azaduha n'ubundi yubahirizwe, ubone ko ari ibintu byo kubinyamo. Kuko nibuka ko Alliance Fleuve Congo yagombaga kohereza abantu bagombaga kujya Rwanda, ako kanya Union Européenne itangira gusanctiona, irasanctiona bahita bihagarika. N'ubu bashobora kuba ati abantu baduhungiyeho bakaza muri Alliance Fleuve Congo gukomeza kubacira imanza, natwe twarababwiye ati ibintu bijyanye n'ibyo kudukatira no kugira ute no mubikureho, noneho hakiyongeraho no gukatira noneho n'abari kuza baduhungiraho ibiganiro ntabyo mushaka, reka tubihagarike. Ukabona ko kira nacyo gishobora kuba imbogamizi yerekana ko guverinoma Kinshasa yabyerekanye ariko ko bitagomba kuba. Oya ngibi uwo bita Ferdinand Kambere ibyo byuvuze aranabyanditse, ahisa byandika, ni umwe mu bakadre bakomeye cyane muri PPRD. Aravuze ati tout indique que ce procès vise moins à sanctionner des faits pénalement établis et prouvés qu'à écarter un acteur politique majeur du jeu politique national au moment où les pressions nationales et internationales poussent vers un dialogue politique inclusif. Bo barimo barasaba ati muganire ibibazo mubishakira ibisubizo ibibazo mufitanye, none namwe bahandi mwakagombye kuba mwiyegeza mukagana mutangiye kubakatira. So urumva n'ubundi ni kwa kuzambya ibintu, nicyo kibazo duteganyije ko kiri buze kubazwa mu kanya muri buriya kigiye kubazwa muri conference de presse. Yego tubwire Kainerugaba ibyo yaba yatangaje. Muhozi Kainerugaba n'ubundi yongeye atwika imbuga nkoranyambaga, murabizi ko Twitter yiwe ibiri kuvuza ubuhuha. Yagize ati abaturage bacu babahema, ati abaturage bacu babahema mwebwe Kodeko mutangi muri kwica. Bura Muhozi avuga ko abaturage babahema ari abaturage babo babaganda, ntabwo bavuga ko ari abavazi, avuga ko ari abe abashwezi n'abavandimwe. Kandi rero hari ukuntu koko ari byo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aravuga ati Kodeko mbahaye igihe gito mube mwihipotinze mu manike imbunda, nitubasanga na FRDC tuzabarasana. Twe yabivuze, avuga ati tuzabarasana. Ati icyo kintu cyo mwumve ko mutari bwongere kwica abaturage muri ya sheferi ya Bahema ndi kubirebera ngo mbyemere. Cyo ngicyo wenda reka tugisimbuka, ubwo ibintu avuze akunze nawe kubikora, njya mbona bigera igihe bikaba, buriya ntabwo kuba ari ugutwika gusa. Yongeye avuga ko yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba Qatar ngo nta burenganzira bafite, ni abanyamahanga. Ati ikibazo cya Kongo n'abakongomani cyakagombye kuba gikemurwa n'abakongomani, byaba bibananiye abaturanyi 9 bose barahari bashobora gukemura ibyo bibazo. So Muhozi buriya akunze gutwika imbuga nkoranyambaga bene buriya buryo. Urabizi ko yavuze ngo azafata Kisangani, urabizi ko yavuze ngo M23 nitida kubafata ngo azahafata mbere, urabizi ko yavuze ngo avuga ibintu byinshi abantu bakabifata nka blague, ariko kandi biba bifite ishingiro. Sinzi bwana Bemba niba twasohoga
Ana Machachari ibyo Muhozi Kainerugaba n'ubundi avuga ujya ubona ko ari iby'ukuri, kuko mu gihe cyose ejo bundi abonye anatangaza avuga ko abarundi bagomba kuva muri Uvira, ati mu gihe batavuyemo bazahura n'akaga. Ni uko ngo ibyo atangaza n'ubundi abitangaza hari ikintu kigiye kuba, sitagire Kodeko mu gihe cyose Kodeko iri gufatanya na guverinoma Kinshasa, kuko Kodeko iri muri Wazalendo. Ngo mu gihe Kodeko gikomeje gufatanya na FARDC bakica abaturage b'Abahima, umuhima ntabwo bizabasha kwihanganirwa. Gusoza ko iri muri Ituri. Kodeko iri muri Ituri. Muri Ituri harimo EPDF. No, EPDF sikorana na leta. Kodeko ikorana na leta gutegera ibyo bintu. Ikorana na leta. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo, igisirikare cya FARDC ni igisirikare kiri desordonné, kidakora ibintu byacyo ku murongo na objectivité. Baca ku ruhande bagakorana na UPDF, barangiza bakanyura ku ruhande tena bagakorana na Kodeko. Urumva ni kwa kundi, niba ubyibuka neza habayeho ama operation agiye atandukanye, za Amani rero urazizi, za Kimya urazizi, zitwa za Umoja wetu urazizi. Buriya babaga bari guhiga FDLR, akaba ari nazo bazihamagara turaje. Niyo mpamvu FDLR bajyaga kuzishaka bakazibura, babaga bahawe amakuru. Ngo leta yo ibagirira muri abasirikare b'u Rwanda tugiye guhiga FDLR, turajya muri operation muri axe runaka, bakaba bazisha turaza aho ngaho FDLR bakarigita ngaho. Ngiyo leta rero nuko bakorana n'aba bagabo, ndetse bakorana n'abandi. Reka twashimire rero abakunzi b'Intare Official, tabwira gukora subscribe, abatari bayikora mu groupe, mugasharinga mu magroupe agiye atandukanye, ubundi noneho mugakora like, ubundi buri kiganiro cyacu cyose mugashyiraho comment, mukatubwira ati hano na hano byitwaye gutya na gutya. Bwana Machachari, reka tubashimire. Bakoze cyane, nanjye nshimiye abakuzi bacu kuba mu by'ukuri batuba hafi. Hanyuma turashoje, ubwo amakuru yacu yo murabizi nakagaruka. Yego, mugire ibihe byiza kandi mugire Imana n'amafaranga. Ciao ciao.